Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, tubahaye ikaze mwebwe mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Tubararikiye kongera kubana natwe hano kuri Isange TV Show, aho tubagezaho ibiganiro ku mirire ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza. Nge tubana hano kuri Isange TV Show, amazina ni Uwase Diane nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndabasangiza ku kiribwa cyacu gikunzwe cyane hano mu Rwanda cyitwa isombe. Isombe si ibimera gusa, ahubwo ni umutungo w'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Isombe rero ni amababi y'icyatsi kibisi agira umumaro cyangwa se akubiyemo intungamubiri nyinshi cyane, harimo vitamine A, vitamine C, vitamine B, calcium, icyuma cyangwa se iron na fibre, ari byo bidufasha cyangwa se bifasha umubiri gukora neza no kwirinda indwara nyinshi nk'uko muri kubibona. Uyu munsi rero twabateguriye ibyiza bigera ku 8 by'isombe cyangwa se byo kurya isombe cyangwa by'akamaro k'isombe ku mibiri yacu. Twihuse rero reka dutangire icyiza cya mbere cyo kurya isombe. Isombe ifasha mu kongera amaraso cyangwa se icyo tuzi nka anti anemia. Isombe irimo icyuma cyangwa iron gifasha mu gukora insoro zitukura z'amaraso, bigatuma umubiri utarwara anemia cyangwa ukananirwa vuba. Murumva ko akamaro ka mbere k'isombe ari ukongera amaraso. Icyiza cya kabiri cyo kurya isombe, irinda stress no kunanirwa k'ubwonko. Mu isombe harimo vitamine B na magnesium biri mu isombe, bifasha ubwonko gukora neza, bigatuma umuntu agira umutuzo n'imbaraga zihagije zo gutekereza. Murumva ko ari akamaro ka kabiri k'isombe ko kukurinda stress ndetse no kunanirwa vuba k'ubwonko. Icyiza cya gatatu cy'isombe, ifasha umutima gukora neza. Isombe ifite fibre nyinshi zifasha kugabanya ibinure bibi mu maraso, icyo tuzi nka cholesterol, bityo bigatuma umutima ugira imikorere myiza cyangwa se bigatuma umutima ukora neza. Icyo ni akamaro ka gatatu k'isombe ko gufasha umutima gukora neza. Reka turebe icyiza cya kane cyo kurya isombe. Isombe ifasha cyane mu gukomeza imitsi cyangwa se mu gukomera kw'imitsi n'amagufa. Isombe irimo calcium na potassium bifasha mu gukomeza amagufa n'imitsi, cyane cyane ku bana n'abagore batwite. Umugore utwite ibuka kurya isombe, ndetse mubyeyi nawe wibuke kuyigaburira umwana bitewe n'aka kamaro kayo ko gukomeza imitsi ndetse n'amagufa. Icyiza cya gatanu cyo kurya isombe, irinda gusaza vuba n'ibibazo by'amaso. Mu isombe nk'uko twabibabwiye haruguru, harimo vitamine A nyinshi ifasha mu kurinda gusaza k'uruhu no kubungabunga ubuzima bw'amaso. Iyi vitamine A igira uruhare cyane mu kurinda amaso ibibazo, cyane cyane ibyo twababwiye nka night blindness. Ni byiza rero ko urya isombe nibura ku rugero ruhagije kugira ngo izi ntungamubiri ubashe kuzifata mu isombe. Reka turebe icyiza cya gatandatu cy'isombe. Isombe ifasha mu igogorwa ryiza. Fibre nyinshi zituma igogorwa riba ryiza, zikabuza constipation cyangwa se icyo tuzi nko kubura ibisigazwa, bikakurinda bya bibazo byo kwituma bigoranye. Ni byiza rero ko ukwiye kurya isombe kubera aka kamaro ka gatandatu nako tubabwiye. Reka turebe icyiza cya karindwi cyo kurya isombe. Ni nziza ku bagore batwite kubera folic acid n'izindi vitamine, ifasha mu mikurire y'umwana mu nda no kurinda ubusembwa. Ni byiza mubyeyi kwibuka kurya isombe kandi ukarirya mu rugero rwiza kugira ngo birinde umwana wawe ubusembwa ndetse binamufashe mu mikurire ye igihe umutwite cyangwa se igihe akiri mu nda. Twihuse rero reka turebe icyiza cya 8 ari nacyo cya nyuma cy'isombe. Isombe ifasha mu gusukura umubiri. Isombe ifite antioxidant zirwanya udukoko twangiza uturemangingo cyangwa se icyo tuzi nka free radicals, bigafasha umubiri, bityo rero bigatuma umubiri usukurwamo ya myanda yose ikavamo, bigatuma imikorere y'imibiri yacu iba myiza. Mubyeyi rungano ibuka kurya isombe kuko izi ntungamubiri nk'uko twazibabwiye
urazikeneye, umubiri wawe urazikeneye. Ibyo tubonye byose isombe ikungahayeho turabikeneye. Mu mibiri yacu dukeneye izi nsoro zitukura cyangwa se kongererwa amaraso n'isombe. Dukeneye imikorere myiza y'ubwonko, dukeneye imikurire myiza y'abana bacu, dukeneye kugira ngo amagufa n'imitsi byacu bikomere. Niyo mpamvu isombe uyikeneye. Ibuka kuyiteka neza, ishye neza. Si byiza kuyiteka ngo uyirye idahiye neza kuko bishobora gutuma umubiri wawe ugira ikibazo. Itegure neza, ishye neza, ushyiremo bya birungo wateguye. Abenshi bashyiramo indagara, bagashyiramo ubunyobwa, bagashyiramo amavuta. Ni byiza rero ko isombe yawe uyitegura neza igashya kugira ngo izi ntungamubiri zose nk'uko tuzivuze ubashe kuzakira. Ngira ngo twababwiye izi vitamine zose zikubiyemo, kandi uko biri kose nta muntu n'umwe utazikeneye. Rero nkwibutsa kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro byacu kuri Isange TV Show bivuga ku mirire, uburyo bwiza bwo kugira ubuzima bwiza. Niba ukeneye kumenya byinshi, dukurikire mu ba mbere. Ibuka gukora subscribe, like, comment, unasangize izi video bagenzi bawe. Turushaho kumenya byinshi ku mirire ndetse turushaho no kugira ubuzima bwiza. Rero murakoze cyane mwe mwese twabanye. Twari kumwe, njye ni Diane Uwase nk'ibisanzwe. Mukomeze kurindwa n'Imana. Ciao ciao.